Nago mafaranga gari gutanga 110 ariko nukumanza gutanga 3,000. Nyuma yuko ibiza by'imvura byibasiye intara y'uburengerazuba ishiriye amajyaruguru n'abari batuye mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu abarenga 3,000 bavuye mu byabo. Ayo mafaranga ukuntu kuba kare ruswa nyine. Ababa mu mudugudu wa Nyamyiri mu kagari ka Kabirizi bavuga ko bari bagenewe inkunga y'amafaranga na Caritas yo kubafasha kureba ko barwana no kwikura muri ibyo bibazo, ariko ngo kugira ngo bayahabwe bikabasaba ngo kubanza kwishura ndi mu nzego zirimo iz'umudugudu n'akagari nk'uko babivuga. Ngo bakwandike bagusabaga 3,000. Harakwigereyeho bakwatse 3. None utabibahereza ndi bakwandike nawe barayagusabye. Genda ngo nabibahaye kuko nanjye ndagafasheho mbo nuza abandi nuza n'uyu mukecuru wa hano yabibabwira utuye hano wasenywe amazu gose kuko mugabo we yarahamagawe nawe ngo mbese bakwandike uratanga 3,000. Ruswa byo birahari kubera ko abeshi barayatanze. Angahe? 3,000. Mwatwe tutayafite rero inzu zaraguye nta kintu twudusiganye yaratujogo yaradusiga. Nuko dushinyagurira ikintu cyatubabaje nuko yanditsemo n'abarushubi kandi batarigeze amazu y'abasenyerwa. Dugudu yarari guhamagara abantu akiyizira niko byagenze. Yajyaga ku rugo bakamwandika akajya ku rugo bakamwandika 3,000. 3 by'iki? Bya ruswa buriya. Noneho nanjye nahamagaye mudugudu ndavambe mudugudu ko numvise abaturage bari kuvuga ko bari guhabwa amafaranga 80,000. Byagenze uti ngo twari turi kugira ngo akavuyo gacike ngo naho bundi amafaranga batanze. Aba baturage barasaba ko inzego zo hejuru zakurikirana iki kibazo ngo kuko umuntu yaragendesheje byose yagenerwa n'inkunga ngo bigasaba kubanza kuyishura, ibyo ngo bisa no kubasonga. Abayobozi bo hejuru bakaguma kudusabira nuza ubuvugizi bwo mu mudugudu wa Nyamyiri kuko ago mafaranga ntago bakagombye yaba ari ingungiriro iri kuturuka kunuza bakagombye kureba yego ababaye bose kuko twese ndago tubabaye kimwe, ariko ago mafaranga gagatangwa ku neza. Icyakora umuyobozi w'uyu mudugudu wa Nyamyiri Habumugisha Sipiriye ari nawe ushirwa muri aya majwi cyane n'aba baturage bavuga ko liste yari yakoze y'abazahabwa amafaranga yayishikirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ku kagari ni ukuvuga Sedo, yamubaza akamubwira ko zimwe yaziciye ati ibindi ni mu bibaze Sedo. Abijyana babihereza Sedo ikintu cyo namubajije mbese ko abaturage batabonye amafaranga arambwira izo mbapuro z'imiyaginga arazijugunya none ngafatangiza abonye niko yasobanuriye mu bibaze Sedo ariyo mu bibaze niwe wabishyize muri mashini watanze raporo y'ibyo byose hanyuma agusobanurira ko yabigenjeje. Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza muri aka kagari ka Kabirizi Uwiringiyimana Adeline avuga ko birinze kugira byinshi bagenderaho ngo mu gutoranya abazahabwa aya mafaranga ngo kuko ibiza byibasiye aka kagari byagashegeshe ku rwego rumwe ngo bikaniyongeraho no kuba watanze inkunga yarashakagamo abantu bake. Yakoze nanjye na ba mudugudu ariko bitewe n'uko abantu bari benshi ugereranyije n'abo bashakaga twagiye ku marise yari yakoze tugenda ni nka tombora tugenda duselectionamo bakeya bagomba kuba bahabwa amafaranga nta n'ikintu umuntu agendeye ufite nuko kandi nta n'umwanya munini twari dufite wo kuba twagira gute twababwira ngo bajogore baba. Abagera kuri 347 nibo bagezweho n'iyo nkunga y'amafaranga. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu mu minsi irenga 3 tubashaka ngo bagire icyo bavuga kuri iki kibazo. Batuvugire nimba ari ugufashwa twese Umuyobozi w'akarere ka Rubavu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere we yavuze ko ushinzwe kuvuga ku bijyanye n'ibiza ari umuyobozi wako uri mu nshingano za meya wamaze gukurwa muri izi nshingano nubwo muri iyo minsi yose nawe atigeze aboneka. Emmanuel Bizimana, Isango Star, i Rubavu. Ni rya ruswa.